Urucira mukaso rugatwara nyoko. Nuko dutangiye filime yacu y'uyu munsi. Dutangiye umugore bamusize igitambaro mu maso, ari nako rwose bagiye kumukubitisha umuriro w'amashanyarazi, ariko mu by'ukuri ntabyo azi. Umugabo yamufashe aramubwira ati sheri, ati ngiye kuguha impano ikomeye cyane. Kumbe icyo atazi ni uko ari impano y'urupfu. Bamufashe rwose bamushyira igitambaro mu maso, ari nako uyu mugabo abwira ati tambuka ujye imbere ubashe kuba warambura ikiganza, ubundi utere urutambwe ubashe kuba wakora ku mpano twakugeneye. Mana nyagasani, mbazaniye filime nk'iyi ngiyi ngufi. Wowe niba wageze ahangaha ntugende utarangije iyi video, ndabizi ni ngufi cyane. Umugore rwose uko ajya gutambuka agakandagire mu muriro ubasha kuba wamwica, akana gato rwose karaje karamwitambika, karangije kazunguza umutwe gatangira gukurayo imbaraga. Ese biragenda bite? Niyo mpamvu rero utakwiye gucikwa. Niba ari bwo ukigera ahangaha, ndabizi yicaro ni nshyashya, ariko nayizanye mu buryo bwose kugira ngo ubashe kuba nabagezaho filime nziza kandi ziryoshye. Bakigera ahangaha rwose bumvishe urusaku, uriya mwana akuyeyo imbaraga, arangije ahita ahambura igitambaro bari bamuziritse mu maso, ahita abona ibyo bari bagiye kumukorera. Ni marayika imubonekeye. Mbabwira ngo mujye musenga, ibintu nk'ibi ngibi bibasha kuba byakurwaho n'amasengesho. Aba nabo baratangira barishima cyane, bumvisha akaruru, baravuga uti oke, ubu ngubu rwose umuriro uramwishe, abashije kuba yapfa. Uyu nawe rwose aramufata ati gahunda yacu irakunze, bigenze neza, ubu ngubu tugiye kubana ubuziraherezo. Wakoze amahitamo mabi yo gushaka uriya mugore unsize, ariko iki ni cyo gihe kugira ngo njye nawe ubuzima bwanjye nawe tubukomezanye. Rwose umugore yishimiye kuba ari kumwe n'uyu mugabo ari we ari gukunda cyane. Filime rwose nayizanye nziza ngufi irimo inyigisho, ntugende utayirangije. Nkubwira ngo niba ari bwo ukiza, kora subscribe dukomeze kuzamura umubare. Iyi channel ni nshyashya kugira ngo tuzamure abasabu, tubone na watch time, ubundi buzima bukomeze tugende neza. Ari nako umugore akomeza kumubwira ati sheri, ati rwose ubu njye nawe iriya mitungo tugiye kuyituramo, twishime tunezerwe, nindangiza nkubyarira abana 3 rwose, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Atangiye rwose kumuryarya kugira ngo amwumvishe neza yuko ubuzima bugiye kuryoha ubwo bamaze kwica uriya mugore. Umugabo nawe akamubwira ati rega, nakoze amahitamo mabi ndabyemera, ariko mbabarire rwose. Ati humura ndakubabariye, ubwo wifuza ko nanjye nkubabarira. Ati rwose buri kimwe cyose kibashe kuba cyagenda neza. Ati twigendere tujye kuryoha neza, tugende rwose tukomeze ubuzima bwacu. Uyu nawe rwose aratungurwa ati iyi niyo mpano bashakaga kuma. Rwose aratungurwa cyane, ari nako rwose nuko nguko ni umugore wuriya mugabo, ariko ntamushaka, ntamukeneye. Ese birarangira bite? Rwose ntugende utarangije iyi video, urabasha kuba wasobanukirwa kurushaho. Umugore yarebye ku ruhande, areba umugabo, areba rwose na wa mugore aramubura. Gusa ugiye gusobanukirwa intambwe ku yindi, akantu ku kandi. Uyu nawe yakomeze kwibaza, ese ni kubera iki ashaka kunyica mbene aka kageni? Ese ni iki namukoreye gituma ashaka kumemukira? Niba ukunda umuntu rwose, ukunda umugabo wawe cyangwa se ukunda umukobwa, uko wamukunda kose mwana, mujye mubasha gushyira mu gaciro. Umugore yaraje, bazi ko yapfuye, ari nako bishima cyane rwose, bavuga ati sheri, ati noneho inzu yacu tugiye kuyibamo uko dushaka. Icyo batazi, ibyo bikora byose arimo arabireba. Umugabo yaramubonye aratungurwa cyane, ati no, ntabwo byumvikana. Ati ntabwo wapfuye se? Wumve rwose, ati ntabwo wakabaye uri ahangaha. Umugore aramubwira ati mpfa njya hehe?
ati Imana nsenga yonyine ati niyo yantabaye, ibyo mwashakaga kunkora byose nabibonye kandi nta n'impamvu nta n'icyo gusobanura ahangaha mufite. Aratungurwa cyane, ari nako ubwoba bumwica rwose. Aramureba ati ariko wowe, ati wa mugore we, ati ni gute ushaka kunsenyera, ni gute ushaka kuntwarira umugabo, ati kuba warabaye marene wanjye ntabwo wakankoza ibi bintu, niho wakangiriye inama kurusha uko ushaka rwose kunyica untwara ngo ujye mfitiye impano ugiye kuma, naho ni urupfu ushaka kuma. Ese ni wowe rupfu? Twasezeranye njye nawe ko tuzabana akaramata, ntabwo nigize umpemukira umpanga kuzampemukira mbene aka kageni. Uyu mugabo nawe akomeza kumusobanurira ati umbabarire, ati ngiye ibi bintu rwose ntabwo mbizi neza, ati n'uyu wanshutse, ati n'uyu wanshutse, ati ibintu byose yambwiraga yuko ngo wenda kuzanyica, ubwo rero nanjye nitabaraga ibyo nakoze byose. Ati wizibaho ngaho wishaka kundusha ubwenge, ati ikintu cyose, ati maze iminsi nkubona, ati warahindutse ntabwo ukiri wa wundi, naho kumbi n'uyu mugore wakuraruye niwe watumye udusenyera buri kimwe cyose kigenda nabi. Ati wagiye ugira umutima, ati ko nagukunze kuki wowe utashaka kunkunda, ati wa mugore uzabona ishyano, ati mutuze, ati nabiboneye buri kimwe cyose nanjye Imana irantabaye, ati nabonekewe, ntabwo mwari muzi ko natabarwa mbene aka kageni. Ati ikimwaro mwese kuri mwebwe, ati ntabwo mwakagombye kubaho mwabagome mwe, ati mwabicucu mwe. Umugore yarabatutse cyane n'umujinya mwinshi, ati nta bumuntu mugira, ati ubundi ni kubera iki mwakabaye muriho ubu ngubu koko, ati ubwo bugome bwanyu. Ibaze umugore arababaye cyane, ari nako rwose uyu mugore ushaka kumutwara umugabo ari nako amusaba imbabazi amubwira ati tuza, ati ceceka aho ngaho, izo mbabazi nk'izabihehe nazo nkeneye, icyo nabonye washakaga gukora ntakibonye, ntabwo wakabaye, ni wowe wakabaye umfasha kubaka urugo rwanjye, ariko ni wowe unsenyera. Narakwizeye nkushyira mu buzima bwanjye nkugira inshuti, ariko ntabwo nari nzi ko ari wowe wansenyera mbede aka kageni. Mana nyagasani, tujye tureba inshuti dufite mu buzima bwa buri munsi, turebe ko nta bagambanyi barimo. Yashakaga kumwica kugira ngo abashe kwegukana umugabo we, ari nako akomeza kumubwira ati mbabarire ku byabaye byose byabaye kutamenya, ati ntabwo nari nzi ko rwose bizagera kuri uru rwego, kandi cya mbere cyo rwose umenye yuko umugabo wawe niwe ubifitemo uruhare. Ati bwo yakabigiramo uruhare nk'umuntu nka marene wanjye waje ahangaha muri uru rugo, nta kintu wigeze ubura, buri kimwe cyose uragitaka ukakibona, ariko reba ibintu ushaka kunkorera, kuki ushaka kunyaka ubuzima? Ese wamutwaye ku neza ukandeka ukareka ubuzima bwanjye ngakomeza kubaho neza? Arakomeza aramusomera, aramubwira ati ibyo bintu n'ikindi gihe nta mahoro uzigera ubona, kunsenyera gutya ngo untware umugabo, untware ubuzima bwanjye. Watwara umugabo ariko ngewe ukandeka, nkazabaho neza nkabaho uko mbishaka, ariko umugabo ntago. Akomeza kumusaba imbabazi, yajya kuvuga akamubwira ati ziba, ati ceceka aho ngaho, nta ruvugiro ufite wowe n'ingirwa mugabo yawe, ati wowe mwese buri kimwe cyose ndagomba kuba nabashyira mu mategeko, uretse ko ntakongera. Ati mbabarira mugore mwiza, ati ntuwongere kuvuga mugore mwiza, njye ntabwo ndi umwiza wawe, icyo washaka kunkorera nakibonye. Ati tuza ibintu byose tubyoroshye, buri kimwe cyose kirangire neza. Ati nta kintu nshaka kumva mwanjije mwe, ati muvanga aha mugende, ati simushaka mu maso yanjye, n'ikindi gihe ntuzongere gukinisha ubuzima bwanjye ukundi, toka ndakwiyamye. Ari nako rwose agenda, birangiye rwose. Niba wifuza guhemukira umuntu, mujye mubanza murebe, hari igihe ubasha guhemukira umuntu bikarangira ari ubibabariyemo. Mbabwira ngo rwose birangiye atandukanye, Imana imukirije, nkubwira ngo ni nuko igenze.